Bite inshuti zanjye, nizere ko mumeze neza nk'uko mpora mbibifuriza. Nitwa Christine NITUREKE. Uyu munsi nanone tugiye kuganira kuri Zaburi 119 umurongo w'105. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Muri make mu ijambo ry'Imana harimo inzira nyinshi. Ni ijambo ry'Imana ritubwira ngo ebana, kwangana ni bibi, kwicana ni bibi, kwiba ni ikindi. Urumva ni ijambo rikubwira ati ntukibe, ntukice, ntugasambane, ntukagire ishyari rya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wundi w'umuturanyi wawe. Muri make ni inzira ikubwira ngo ibi ntabwo byemerewe kubikora. Nyura aha, reka kunyura aha, reka kugira ishyari. Kunywa inzoga ni icyaha, inzoga ni umukobanyi, kandi ushukwa nawe nayo ntagira ubwenge. Ntimugire ngo hari uwo ntutse, ni ijambo ry'Imana ribivuga. Muri make ni ijambo rikubwira ngo niba unywa inzoga ebana, garuka mu nzira, aho ntabwo ariho ugomba kunyura. Kandi turongera dusome muri Zaburi 32 umurongo wa 8. Ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Nzakwigisha, muri make mu bintu urimo uracamo, ni ishuri urimo uracamo. Njye niko mbyita iyo ndi mu kigeragezo, ndavuga ntaha ni ishuri ndimo ndacamo, rizashyira rirangire, ariko diplome yayo ni ibisubizo, ni umunezero. Ariko rero uba witegura kujya mu rindi shuri ryo hejuru. Muri make ni kimwe n'ubuzima busanzwe. Iyo uri mu ishuri mu wa mbere urarangiza ukajya mu wa kabiri. Mu wa kabiri hakomeye nko mu wa mbere kuruta mu wa mbere. Ukajya mu wa gatanu, mu wa gatanu harakomeye kurusha mu wa kane. Mu wa karindwi hano turahagira, cyangwa mu wa mbere segonderi harakomeye nko kuruta muri 6e. Ubwo urumva rero iyo uri mu kigeragezo kigashira, buba tayari kugira ngo winjire mu kindi kigeragezo, kandi icyo kigeragezo gikomeye kuruta icyo uvuyemo. No kuvuga ngo ikigeragezo kirarangiye, uvuga uti Mana, ndagushimye ko nkuye muri kigeragezo, nk'imbaraga zo kuba tayari y'ikindi kigiye kuza, kuko ndabizi kimwe kirangiye, ubu uri mu nzira y'ikindi kigira cyiza. Ariko niyo mpamvu ugomba kuvuga uti Mana, mpimbaraga kugira ngo nitegure ikindi kigeragezo cyiza, kandi kizampa imbaraga zo guhagarara nshikamye. Turongera gusoma muri Zaburi 37 umurongo wa 23. 27 umurongo 37. Umurongo wa 23 ya. Iyo ntambwe z'umuntu zikomejwe, Uwiteka akishimira inzira ye. Iyo intambwe z'umuntu zikomejwe, n'Uwiteka akishimira inzira ye. Nta wundi ushobora gukomeza intambwe zawe atari ijambo ry'Imana, atari uguha Imana umwanya, atari ukuvuga uti Mana, njye ntacyo nshoboye, ntacyo ndi. Mumbare muri make reka nitangeho urugero. Ntacyo ndi useless, niko tubyita. Ariko ndi kumwe nawe byose ndabishoboye. So niyo mpamvu uvuga ngo iyo intambwe z'umuntu zikomejwe, iyo ukigeze mu kigeragezo uranyeganyega we, umuyaga uragukubitamwe, uvuga uti umuyaga ugira unzamure hara ku gisenge cyangwa unte hejuru y'iyi etaje. Niyo mpamvu tugomba kuvuga uti Mana, ikigeragezo cyankubise cyankaranze, ndumva kabisa ngira mbivemo mpimbaraga. Komeza ibirenge byanjye mpagarare nshikamye.
numve ko nta kintu kizanjegajega cyangwa kizankuraho ndi. Imana izabigukorera, izagukomeza uvuga uti Imana njye ndananiwe, ubu burwayi burandambiye, ubu bukene burandambiye, ubu bushomeri burandambiye, ubu busiribateri burandambiye, mpimbaraga nkomerane nawe. Imana izagukomeza, ntunyure hirya ngo unyure hino, utangire kujya mu busambanyi, utangire gushaka abantu bakize. Oya, Imana izakwigaragariza muri byose. Sawa, ngiyo video nari mbafitiye. Uwiteka abagire neza, abarinde, abakomeze. Tuzasubira muri video itaha. Bye guys.